Ikaze bakunzi bacu, tubahaye ikaze kandi twizere ko mumeze neza. Nk'uko mubimenyereye, iyi groupe, iyi channel yacu tubagezaho amakuru yizewe kandi ku gihe. Ni groupe ndende ibafasha kuba mubona ibintu bizima. Uyu munsi rero icyo tubazaniye ntabwo ari ibintu byiza cyane wenda ku bakristo gatolika kumva tubuze umupadiri nk'uyu nguyu n'inyigisho ze twakundaga, ni igihombo gikomeye cyane. Ubwo rero nk'uko mumaze iminsi mubyumva, Padiri Rebero Jean Damascene wahoze ari umujyanama wa Musenyeri Philippe Rukamba, Musenyeri wa Diyosezi ya Butare, yasezeranye n'umukunzi we, biba ngombwa ko asezera ku busaseredoti. Bavandimwe, ngira ngo ni inkuru yababaje benshi, cyane cyane ku bakristo gatolika, by'umwihariko abo yafashaga gutura igitambo cy'Ukaristiya, igitambo cya misa hariya muri Diyosezi ya Butare. Ngira ngo ni inkuru nyine yatunguye abantu, ariko iyo ibintu byamaze kuba umuntu agomba kubyakira. Rero nk'uko mwabimenye, Padiri Rebero Jean Damascene wahoze ari umujyanama wa Musenyeri Philippe Rukamba, Diyosezi ya Butare, yasezeranye n'umukunzi we maze ava mu busaseredoti, asezera ku basaseredoti bakoranye, nta n'umwe wamutahiye ubukwe. Ibi nibyo byatunguye abantu benshi, kumva ko mu basaseredoti bakoranye nta n'umwe wigeze umutahira ubukwe. Ni ikintu gisa nk'icyatunguranye cyane, cyavugishije n'abantu benshi. Rebero yiyemeje kubaho nk'umulayiki usanzwe mu ntangiriro za Gicurasi 2020. Kuri uyu wa kane nibwo yasezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Tumba, umuhango witabiriwe na bake mu bashuti be, mu nshuti ze gusa nk'uko bigaragara ku mashusho, kugira ngo muri kubibona cyane, kandi umubare mbarwa wa bamwe mu bantu ba hafi nk'uko muri kubabona ku mafoto, ni wo wabashije kuba bakwitabira uyu muhango cyangwa se ibirori byo gusezerana kwa Padiri Rebero Jean Damascene. Padiri Rebero Jean Damascene yari umupadiri w'1042 ku rutonde rw'abapadiri bose b'Abanyarwanda basezeranye gukorera Imana nk'umusaseredoti iteka mu mwaka 2011. ubu afite imyaka 37 y'amavuko. Ngira ngo murumva ko yari akiri na mutoya. Urumva ko muri kiliziya duhombye umuntu w'ingenzi, kandi inyigisho ze zageraga ku bantu benshi. Ngira ngo hari benshi bagiye babazwa n'iyi nkuru, ariko nta kundi. Rebero akoze ubukwe nyuma yaho mu mwaka wa 2019 mugenzi we witwa Nambajimana wahoze ari umupadiri muri Cyangugu nawe yarushinze akimara kubivamo. Ngira ngo birumvikana cyane. Musenyeri Philippe Rukamba yavuze ko uyu mupadiri yasezeye gusa yirinda gutangaza impamvu zatumye asezera, kuko ngo nubwo yaba abizi byaguma hagati yabo uko ari bombi. Bavandimwe, ngira ngo birumvikana cyane. Ni icyuho, ariko nabyo ntabwo ari bibi. Ni ubutwari gufata icyemezo nk'iki ngiki, kandi bikaba binyuze mu mucyo, ntacyo bitwaye. Reka tubashimire kuba mwateje amatwi mukumva ibyo tubagezaho. Mukomeze mukore subscribe.